Emile nimba hari urupfu rubabaza n'uru rupfu Satani akaza akakwica mu munezero ukabaho nta munezero ugira akakwica mu gikundiro ukabaho nta gikundiro wagera mu kazi basagumariza mu kazi umaze mu kwezi kumwe barakwirukanye kumbe Satani yaguteza iki icyangiro ikintu cyose ufashe cyose kigasa nk'ikinyerera kigasa naho ushyira mu gitobotse amahirwe yose akagenda uzi ko ugiye gutera imbere inzu washatse uyubaka uzi ko uzayisaziramo ukavuga ati reka nguze banke banguriza amafaranga ndiye ko natera imbere nk'abandi Satani wagahita avuga ati ari amafaranga akayafata ari na yanzu akayifata banki ikaza igatwara n'inzu n'ibyo wari ufite Satani akaba arabitwaye uru rupfu Imana ni urupfu Satani yicira umuntu akamwica mu bushobozi hari urupfu abantu bose bazi umuntu apfa ahagaze gupfa umuntu uhagaze ni umuntu wananiye umubyeyi wamubyaye akananira sosiyete ndetse n'igihugu akakinanira muri karitsiye bakavuga ati nubwo babyaye umuntu apfuye agize ati ahagaze ibi bintu abantu bose barabizi bigaragara mu buzima arimo mu buzima busanzwe bwa buri munsi tubona abantu barumbiye umuryango bapfuye bagize bate bahagaze ubwo ni rumwe kandi runago rurababaza cyane uzi kubona umwana w'imfura wawe yapfuye ahagaze cyangwa se umwana wa kabiri cyangwa se wa gatatu hari n'abantu bamera nk'abasazi kubera abana uzi kubona umubyeyi wafashe umwana akamurihira akajya kwiga mu Bufaransa cyangwa Canada yagerayo akajya mu rumogi akajya mu itabi akibagirwa icyamujyanye agapagiza ate ahagaze uzi ko hari abantu bajya hanze bakabategera indege barapfuye bahagaze bakabajyana ahandi hantu avuze cyane none ntabwo ni wawa bakabujyana iwawa kubarera kugira ngo ibiyobyabwenge bavemo uyu muntu ise yifuzaga kamera neza ariko apfuye agize ate ahagaze mu yandi magambo ni umuntu uhumeka niba umuntu akurusha impano arayikurusha emera ko ayikurusha hanyuma umwitabazi aba bantu ni abanyabwenge aba bantu abigishwa ba Petero n'abadamu n'abanyabwenge ngo babonye byanze baravuga ati twegere inama hari Petero tuzi ko yajyaga asengera abantu bakazuka iyo mpano arayifite ntabwo ari abantu bose basengera abarwayi ngo bakire oya ntabwo ari abantu bose bahanurira abantu ngo bisohore ntabwo ari abantu bose bavuga ubutumwa buzuye umwuka wera oya hariho n'abanyine babyikaniramo bakabikora uyu mudamu hari ibintu byagaruye uyu mudamu Tabita hari imirimo umuntu udukurikiye ubu wowe bihaye bikubayeho hari ikintu abantu bakwibukiraho bakavuga ati mwami Yesu umutugaruriye aho nibavuga ati dukize ingumi ze dukize n'amashari ye twige gukura neza uyu mugabo yakijijwe yagaruwe n'imirimo n'amavuta y'umuhanuzi cyane ariko icyambere imirimo igitangaza ntabwo cyavuye kuri Petero cyavuye kuri abantu nubwo yabaheje aba bantu babanze gutanga raporo ku Mana baravuga ati duhagaritse urupfu turaruhagaritse turabyanze dore n'amakanzu ngaya iyi ni imyenda yatudoderaga icyo dushingiraho yaratugaburiraga duhagaritse urupfu baramubwira ngo byarangiye hanyuma Imana yavuze ko azabaho rega hari n'igihe umuntu azurwa n'amasezerano afite hari igihe Satani yiba umuntu noneho amasezerano atari yasohora umuntu akajya akibutsa Imana akayibwira ati si ibyo wavuze uyu muntu wanjye ntagomba gupfa yarasenze asuye asanga ibyuma birimo birajwigira birajwigira byacitse uzi ko umuntu apfuye biracicikana umva abantu bose barirukanka bavuza induru baraza aba muzima kubera iki kubera gusenga wazamuye ukwizera ntabwo gusenga ntibizura ibyapfuye bihagaze
bizura n'ibyapfuye buheriheri, ibyapfuye bigasinzira bagashingura, agakingura nabyo gusenga, kwizera, uwo wizeye Imana abikora. Tugera ahantu Petero aheza abantu, hanyuma arabaheza, aba bantu asanga barimo bararira, ni abigishwa be. Aba bantu harimo abo tabitagiriye neza, aba bantu harimo abagaragaje amakanzu yabo. Urumva aba bantu arabaheza. Uzi ikintu cyatumye abaheza? Bakunzi ba Gusengarwa, abadukurikiye mwese, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze muri kano kanya mu mwanya w'ijambo ry'Imana, inyungu ziva mu gusenga. Turi kumwe na Dore ku banga bw'ibyuma, nanjye ndi Harimana Weraresi, yene Rutayisire Emile. Imana ishimwe. Amen. Turashimira abantu mwadukurikiye, abantu mwanditse komente, mwese aho muherereye, Imana ibumugisha. Kandi inshuti za Gusengarwa mwese, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese turavuze ngo Imana ibumugisha. Ariko cyane cyane mire abantu tubana kuri Zoom, Imana ibumugisha cyane. Abantu tubana kuri Zoom namwe turabashuje mu izina rya Yesu. Na TikTok ariko ntuyibagire. Yego TikTok kandi n'abantu tubana kuri TikTok, namwe mwumve mwikaze, mugubwe neza. Amen. Ubushiye twavuze gusenga kugira gute? Guhindura ibyananiranye. Gusenga guhindura ibyananiranye. Hari Imana ihindura. Amen. Nizere ko hari ibintu Uwiteka yahinduye ku buzima bwawe. Nizere ko hari ibyo yahinduye mu kazi kawe. Nizere ko wadukurikiye hari ibyo Uwiteka ari kugenda ahindura. Kandi hari ibyo ndi kugenda mbona Yesu ahindura cyane. Uyu munsi rero tuje kuvuga inyungu ziva mu gusenga. Nanone kuzura ibyapfuye. Gusenga kuzura ibyapfuye. Gusenga ntago bitera Imana kuzura n'ibyapfuye. Turaza kubona umugabo wapfukamye arasenga. Ntabwo yapfukamye ahamagara abayari, yapfukamye asenga. Hari igihe abantu bibwira yuko Imana ishobora utuntu tworoheje, ibintu biri aho ngaho nyine, ibintu byoroheje umuntu atekereza mu mitekerereze no mu myumvire ye, akabona koko byashoboka Imana yabikora. Ariko niba ibyapfuye byandi ubona bitashobokaga, bitari bifite inzira, Imana yashusha kubizura binyuze mu masengesho. Shiti rero mwese mudukurikiye, tubahaye ikaze. Iki kiganiro ndakurarikira kugikurikira, ndazi ko kirahembura ubugingo bwawe. Unyemere dufatanye, ndetse nshimire n'abantu babona ikiganiro ari ubwa mbere mugakora subscribe, ndetse n'abantu mujya mukora comment, ndetse n'abantu mufata ikiganiro mukacyohereza abandi. Imana ibaho umugisha. Amen. Uriya rero ibintu byiza umuntu ntakabyihererane. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nucyumva ukumva ni cyiza, kiragufashije, gihe n'abandi nabo kibafashe. Nibyo abantu bari kibugugu bwo kugundira ibyiza bonyine, gusa babisangire n'abandi. Hanyuma rero twemerere tubane muri kino kiganiro, utwemerere. Urabona umugisha w'Imana, hanyuma Uwiteka hari ibyo yazura ku buzima bwawe. Turatangira imira dusengera, twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka rero umukozi Uwiteka Mana yacu, haleluya, twongeye kugushimira ko wabanye natwe, ukatugirira neza. Waraturinze, uturindana n'abacu, uturindana n'ibyacu. Nta gikuba cyacitse. Uyu munsi rero twongeye kuza imbere yawe, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Turagusabye rero kugira ngo uze ubane natwe. Uwiteka udushoboze muri byose. Uwiteka ibyo tugiye kuvuga aha ngaha bibe ibyubaka ubwami bwawe, bibe ibijyanye n'ibyo ushaka n'ibyo twifuzaho, kandi bikomeze ubwoko bwawe, bifasha ubwoko bwawe. Reka ubane natwe kandi tugire neza, icyubahiro kibi cyawe umunsi n'iteka ryose. Amen. Tuguhaye ikaze
uyu mwanya hari uwacu wavuze ngo duga ku ijambo. Urakoze cyane. Karibu. Uyu munsi rero turasoma mu byakozwe n'intumwa, Yego. igice cya 9 umurongo wa 36 kugera ku wa 43. Haravuga ngo kandi Yopa hari hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita. Hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita. Risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza akagerekaho n'ubuntu bwinshi. N'ubuntu bwinshi. Imana ishimwe. Mu yandi magambo yari umuntu mwiza. Yari umuntu mwiza. Hanyuma ariko kuba uri umuntu mwiza ntibibuza ko ibyago byakugeraho. Biraza. Ngo muri iyo minsi ararwara, arapfa. Muri iyo minsi nubwo yari mwiza ararwara, arapfa. Hanyuma bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Baramufata bamushyira mu cyumba cyo hejuru, batumaho Petero. Bari bamushyize mu cyumba cyo hejuru, hari impamvu ibyo byose bari bamushyize mu cyumba cyo hejuru. Ntekereza ko bari bafite icyizere ko hari kiribuze gukoreka. Buriya rero tujya tubyemera abantu b'Imana bahozeho. Na n'uyu munsi ababigishwa nabo bari abantu b'Imana, ariko hari ibyo batari bashoboye. Hari ibyo batari turabireba. Turareba impamvu batumyeho Petero. Kuki batagize ikintu bakora? Ariko bari bafite n'icyizere. Bari bafite icyizere. Uzi ko mu bantu b'Imana haba umuntu w'Imana. Gasubiremo. Mu bantu b'Imana habamo umuntu w'Imana. Cyane. Turakomeje. Baramutuma bati, ngwino uzi iwacu kandi ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Ba bantu babiri ajyana nabo. Asohoyeyo mujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira kubera ko mugenzi wabo. Ariko ntabwo ari amarira gusa. Umva ikindi bakoraga. Barira berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Ntabwo ari ukurizwa gusa. Abapfakazi bose bariraga batumbiriye bari mu murambo, bakarira bakerekana imyenda Doruka yabadodeye, bakerekana n'amakanzu. Gusenga, Kuzura ibyapfuye. Ayiwewe, mbega abapfakazi b'abana beza basengaga barina bavuga ati ariko komeza kutumye ntangira gufashwa vuba di. Hanyuma arangije arambura amaso. Oya naringeze hehe? Petero abaheza bose. Petero inaho warugeze. Arapfukama arasenga. Aho niyo naringeze. Petero afata abantu bose, afatana b'abapfakazi bariraga, abaheza bose. Amaze kubaheza yasiga kuri iki? Arabaheza bose. Hanyuma amaze kubaheza ese naringeze hera? Niho arapfukama arasenga. Noneho bose arapfukama arasenga. Yego. Ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso. Uwo ninde? Ni Tabita. Abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko, aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi. Abera ubwo ni babigishwa bari kumwe n'abantu bose basenga. Urumva ryari ikoraniro ry'abantu basenga n'abapfakazi. Amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose.
benshi barizera bizera umwami nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni umuhazi. Petero we Imana igumugisha. Ubundi rero ikintu kisha abantu ni ugusengera mu kigari. Hari dayimoni idashobora kugenda, hari abantu bari aho ngaho bafite hari akantu gahishemo hano ngira ngo duhishure abantu badukurikiye ko guheza abantu ugasigarana uwapfuye wenyine. Duhere ku itangiriro, duhere ku itangiriro tuze kukageraho. Tuze kukageraho uze we ndakibuka ukibuke ndakibuka. Okay. Twagiye ni ukuvuga ngo Tabita yagiraga neza akagira imirimo myinshi kandi myiza akagira n'ubuntu bwinshi. Noneho gusenga kuzura ibintu ni gupfa kuza gusa kugira ibyo guheraho. Yego, isengesho rizura ibintu. Hari ibyo umuntu yereka Imana nuko harimo imirimo myiza. Uyu Tabita warwaye yarwaye atari ikigeragezo, yarwaye atari ibindi. Nubwo yagize imirimo myiza yararwaye, ntibari banamuroza. Bibiliya nivuga ko bamuroza. Kandi kugira imirimo myiza ntibikuraho no kuba mwiza no gusenga ntibivanaho ibyago. Hari ikivanaho ibyago turaza tukibabwira. Haleluya. Uyu mubyeyi Tabita Imana imumugisha. Ababyeyi nk'aba baracyabaho? Barahari. Wenda bashobora kutaba benshi ariko barahari. Hari aho nanyuze bihumuye, hari aho nanyuze kera. Urabona nyiriro debaye hari ukuntu umuntu yakoreraga Imana ugakatira nk'ahantu kugira ngo ugende ubasabire umugisha, hanyuma ugahengera nko mu masaa sita. Saa sita zikubise bigeze nko ku meza, hanyuma rero buri ibiryo birahumura cyane. Noneho manyuze cyane yarimo n'akaboga. Noneho manyuze nkomanga ngiye kurambona ntungije mu irido bari begeje rido, mbona ibisorore babisubizaho birukanga kuko manzi. Noneho urumva nanjye nimereye nabi, ndavuganisha sindapfa gusohoka tu. Turasenga turayerimba ndategereza uyu Tabita siko yari ameze. None se buriya ndinda nta ariko mbwira nk'ubwo ngubwo yaba afite ibintu byapfuye byamunukiyeho n'ubwo busambo. Hanyuma agasenga akabwira Imana ngo nibizure. Reka twifurize ababyeyi bose badukurikiye n'abakobwa badukurikiye bazashaka, tubifurije kumera nka Tabita mu izina rya Yesu. Ni ukuri abantu bari ku busambo basangire n'abandi bajya n'ibintu bibutse Imana, bireka Imana, hanyuma Imana ibarengera. Hari n'amasengesho usenga ntabe yakiruka n'umudayimoni w'umubu kubera uko yasenga nta kintu wishingikirijeho, ari amagambo ari aho ngaho gusa. Ubwira Imana urabibona irabona ibiki ko ndimo kubona ubwo busambo bwawe urimo ye baba we. Nimba hari ikintu kiriho ni ubugugu rero. Isi yuzuyemo ubugugu, isi irimo kwikanyiza kugira ngo ubone ababyeyi badodera abandi amakanzu. Kandi ijambo ryo ryatubwiye ngo baravuga ngo uwo muzagaburira ni nge muzamugaburiye, uwo muzambika ni nge muzamwambitse, uwo muzagirira neza ni nge muzamugiriye neza. Uwo nimubikora muzamushyizemo umwenda. Uwo mwenda rero ujya ukora mu bintu byacu byapfuye. Uzi ikintu kiriho ubu hariho gusaba ariko ntihariho gutanga. Abantu benshi buzuye insengero ariko ntibatanga. Reka meruka kujya ahantu urusengero rwuzuye batura icyatanu. Ubwo ni mu kaye kare batuye 1,700 atari muri uyu mujyi ariko mu mujyi wa Kigali.
wenda ashaka kuba irigiriya wenda ahantu bahinze bakarumbya bari buzuye icyatanu batuye batura icya 1,700 icy'amadolari se barayanyeretse gutya mwati mukozi w'Imana dore urabona abakozi w'Imana bagiye kubwiriza bakati turaza kuguherekeza muntu w'Imana mbwati dayimoni iratwishe ati niho ubona gusengera kuze ati do ahubwo nimba ari ikintu ufite uturemere kandi ubwo bari baje gusaba Imana ngo izure ibyapfuye ikaba yabereka inyinya urusengero rwuzuye batura 1,700 ariko uyu mubyeyi dusomye haleluya Imana uyu mubyeyi arapfuye ntacyumva ntakireba ageze ahacecekerwa. Iyo umuntu wese ageze mu mazi abira ageze ahantu atabasha kuvuga iki kintu abantu bacyumve neza ntabwo ari we wivugira avugirwa nawe yagiriye neza nibo bamutakambira ku Mana kandi burya ibyo umuntu akora abikora mu nyungu ze sizi itorero sizi abandi bantu ni mu nyungu ze none se ubwo ngubwo iyo ataza kubikora abapfakazi bari kuza bamuririra bari kuvuga ati cya gikecuru kiri hariya cyagagaye uzi ko bura n'isengesho Petero yavuze byatijijwe umurindi gatizwa imbaraga nayo maraya y'abapfakazi barimo kubwira Imana kayibwira ati uramutwaye Imana n'ibintu yadukoreye buriya nta muntu uvuga nabe umuntu wapfuye ariko abantu bose bapfa burya abantu bose bari kurira ntabwo barira kimwe ese buriya uzajya inyuma gato cyane muri twa dukundi tuba turi inyuma uzumva ibintu baba barimo aravuga ati ntagende ariko utumye ngira n'ikindi gitekerezo ubundi turimo kuvuga urupfu sibyo ubundi habaye impfu zingaye ni rungu tuzi cyangwa hariho ni impfu zingaye hari igihe umuntu abwira abantu ngo basenge bazure ibyapfuye basenge bagere ku gusenga kuzura ibyapfuye ntibamenye n'ibyapfuye ibyo ari byo ntibamenye no ibintu bipfa bakagera mu kintu cy'ikigare kiri aho ngaho bakibwira ko ari bazima n'ibyaba ari bizima kandi hari ibyapfuye cyangwa nabo barapfuye kandi wenda banahagaze. Yewe mu ijambo nasomye ry'Imana nasanze impfu nubwo abantu bamwe batabyumva kimwe nkanjye ariko impfu ni eshatu. Hari urupfu abantu bose bazi umuntu apfa ahagaze. Gupfa umuntu uhagaze ni umuntu wananiye umubyeyi wamubyaye akananira sosiyete ndetse n'igihugu akakinanira. Muri karitsiye bakavuga ati nubwo babyaye umuntu apfuye agize ati ahagaze. Ibi bintu abantu bose barabizi, bigaragara mu buzima arimo, mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Tubona abantu barumbiye umuryango bapfuye bagize bate bahagaze. Ubwo ni rumwe kandi runago rurababaza cyane. Uzi kubona umwana w'imfura wawe yapfuye ahagaze cyangwa se umwana wa kabiri cyangwa se wa gatatu, hari umuntu hari n'abantu bamera nk'abasazi kubera abana. Uzi kubona umubyeyi wafashe umwana akamurihira akajya kwiga mu Bufaransa cyangwa Canada, yagerayo akajya mu rumogi akajya mu itabi akibagirwa icyamujyanye agapagiza ate ahagaze. Uzi ko hari abantu bajya hanze bakabategera indege barapfuye bahagaze bakabajyana ahandi hantu havuze cyane. None ntabwo ni wawa bakavujyana iwawa kubarera kugira ngo ibiyobyabwenge bavemo. Uyu muntu ise yifuzaga kamera neza ariko apfuye agize ate ahagaze. Mu yandi magambo ni umuntu uhumeka ubona areba ukabona aragenda ariko muri we nta buzima afite. Uyu muntu umuhana akazi agahita gato agasiga n'imiryango ikinguye. Uyu muntu wamujyana kwa muganga ashaka no gupfangaza narangije no kwiga, wamujyana kwa muganga ya dogiteri akavamo agasiga umurwayi. Uyu muntu yaba ari n'ahantu hakomeye no mu ngabo bikamera gutyo bakamwirukana. Hanyuma urundi rupfu
ubwo ni urupfu rumwe rubabaza sosiyete. Urwa kabiri rero niko rupfu nako ndarutindaho. Abantu benshi ntibaruzi, nirwo abantu benshi dupfuye. Uru ragatsindwa n'Imana. Ni urupfu ruzanwa na Satani. Hari urupfu n'urwo rwa mbere ruzanwa na Satani, ariko rwo ruza, urwa mbere ruza n'umuntu yabigizemo uruhare mu byaha. Ubwo ni urupfu umuntu yizanira mu byaha, akajya mu biyobyabwenge, mu byaha, akajya mu businzi, akajya mu busambanyi, akabisayishamo, akimura Imana, akimika ubupfumu, akaroga. Ibyo ni ibyaha. Ni ibyaha yabigizemo iki uruhare. Uwo nguwo yapfuye ahagaze. Umuntu wapfuye ahagaze 80% aba yabigizemo uruhare. Urupfu rwa kabiri ni urupfu ruzanwa n'abadayimoni, ruzanwa na Satani. Satani akica ibyacu, akica amahirwe y'abantu b'Imana, akica iterambere ry'umuntu. Ugakurura umukobwa warubasha Imana, akica urushako, akagutereza icyangiro. Wowe wakireba ukabona uri mwiza, ariko yarisha igikundiro muri wowe. Akinjira akica business. Umuntu akaba afite business ikazamuka yirukanka, Satani akayinjamo akayica, igahomba yose ikavaho. Ubu abantu bagenda biganiriza, hari igihe n'umuntu kugenda yiganiriza maze ati siko wiganiriza. Mperuka gura n'umuntu yagenda arimo agenda, aragenda atwaye imodoka aparika mu muhanda hagati iyo bikumutwe kuri volo, izindi nyuma ngo bibi tekereza. Uru rupfu ni urupfu wibaza se ni ikihe kibazo mfite, kandi ubwo ari ifite n'imodoka nziza, ngo iki atana no mu nzu nziza cyane. Mvaye uru rupfu rujengereje abantu b'Imana. Nimba hari ikintu abantu bakwiye kurakarira, ni ukubwira Imana ngo tuzurire ibyacu Satani yishe. Uzi ko urwo rupfu niho usanga umwana akavuka nk'abandi, ariko yarangiza akaba arapfuye, akaba imfubyi, agakura ari imfubyi. Aha ngaha ntiturahagera, aho ni ku kwa gatatu. Turi kuvuga urwo umuntu apfa ariho, Satani akakwica ku bushobozi, akica amahirwe. Twavuze ko gupfa umuntu ugize ate ahagaze. Turi kuvuga rero urupfu umuntu Satani aza akica amahirwe. Ukagura ibintu bigashya, ukajya kurangura ibintu bikabiguye iyo ngiyo, ukakora business igahomba, kandi n'umuntu ntabimenye, akabona wambaye neza, wanamubona agenda kubisa style, ariko imbere yarashize. Wamubona wanamuguza na miliyoni, ariko imbere yagize ate yarashize. Abantu benshi bafite ibikomere, mwene urwo rupfu rwo rutuma urya kuvuga umuntu ngo umuntu ariyahuye, arimanitse, kuko turi kumubona siko wari kwibona. Ni urupfu rukumungira mu mutima, abantu bakakubona umeze neza ariko urwara kumunzi. Imana irurinde umuntu wese mu izina rya Yesu, irukurinde. Amen. Nusanga ufite iki kibazo, utwandikire tugufashe gusenga Imana, kuko mu ijuru hariho Imana ikuraho urupfu. Amen. Emine, nimba urupfu rubabaza ni urupfu, Satani akaza akakwica mu munezero, ukabaho nta munezero ugira, akakwica mu gikundiro, ukabaho nta gikundiro. Wagera mu kazi basagumariza mu kazi, umaze mu kwezi kumwe barakwirukanye, kumbe Satani yaguteza iki icyangiro. Ikintu cyose ufashe cyose kigasa nk'ikinyerera, kigasa naho wishyira mu gitobotse, amahirwe yose akagenda. Uzi ko ugiye gutera imbere, inzu washatse uyubaka uzi ko uzayisaziramo, ukavuga ati reka nguze banke banguriza amafaranga ndire ko natera imbere nk'abandi. Satani wagahita avuga ati ari amafaranga, akayafata, ari na ya nzu akayifata, banki ikaza igatwara n'inzu n'ibyo wari ufite, Satani akaba arabitwaye. Uru rupfu Imana ni urupfu Satani yicira umuntu akamwica mu bushobozi. Imana turinde mu izina rya Yesu. Hanyuma urwa gatatu rero ni narwo Tabita yapfuye. Urwa gatatu ni urupfu umuntu apfa, yarwara, akagera igihe akaremba, agapfa. Reka mbwira abantu bari dukurikiye, bari mu bitaro, barimo muri mbombone, mbwira abantu bameze nabi, mbwira abantu bari kongera umwuka, mbwira abantu
abarwaza mudukurikiye n'abandi, hari Imana yazura uwo muntu akagaruka mu izina rya Yesu. Udukurikira mu gihugu cyacu no hanze. Uru rupfu rwa gatatu ni urupfu umuntu arwara atari uko yakoze ibyaha. Abantu bazi ko hari igihe umuntu arwara, uwo muntu abona umuntu yarwaye yakoze ibyaha. Ushobora kuba nta byaha wakoze ariko ukarwara. Shaka uri umukozi w'Imana ukarwara, shaka witonda ukarwara, Tabita yaritondaga. N'ubwa gatatu tugezeho. Bibiliya nimba arayisomye ubona ko Tabita hari ibyaha yakoze. Ubona ko hari umuntu wari wamuroze, ari uburozi bamurukishije. Yararwaye, arangize kurwara arapfa. Uru rupfu rero korangahe uru rupfu nta muntu urukuraho, ariko hari umuntu umwe wizera Imana ubasha kurukuraho. Buri hasi ugira ngo ntibyari byananiranye, bumva byari byananiranye. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe udakunda ubuzima, nta n'umwe, kandi nta muntu n'umwe udatinya urupfu. Reka nkubwire, niyo yaba ari agakecuru cyangwa agasaza, umva ukamubwira uti inkuba iraje gukubita, ari imbere y'umuryango yakwirukanka akajya kwihisha ahantu hirya, ntawe ushaka gupfa. Ruragatsindwa n'Imana. Narukizemo ndagaruka 2015. Imana irurinde umuntu wese. Urumva wowe wari ukenyutse, narengiye mu izina rya Yesu. Imana irinde abantu kugira gute gukenyuka mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero buriya tumaze kubona uko umuntu apfa ni impfu zitandukanye. Ni ukuvuga ngo Imana ifite ubushobozi bwo kuzura n'umuntu umwuka waheze burundu. Kuko hari abantu benshi tuzi, hari ubuhamya bwinshi dufite aho abantu bagiye bapfa na muganga akavuga ati byarangiye, hanyuma abantu bagasenga umuntu akazuka cyane rwose. Ibyo isengesho rishobora kuzura n'umuntu wagize gute wapfuye umwuka ugahera. Ariko isengesho rishobora no kuzura ibyacu byapfuye, kuko hari igihe umuntu apfa mu marangamutima, agapfa mu mikorere, agapfa mu mitekerereze, agapfa mu mibereho. Izo ni impfu abantu batagomba kwemera. Abantu bagomba gusenga bakabihindura, Imana ikabihindura. Izo ni inyungu zituruka mu masengesho zo kuzura ibintu byagize gute byapfuye, kandi bitera umubabaro, bitera agahinda. Amen. Ariko noneho naribajije maze gusoma, tumaze gusoma ikintu cyandikwa kugira ngo Tabita abashe kuzuka, Petero amuzure. Ntabwo ari Yesu hano Bibiliya tuvuga ngo ni Petero yazuye umuntu, ariko asenze ahamagaye nde? Yesu. Ahamagaye Yesu. Ubwo bubasha Imana bushyize mu bantu, ariko ahantu byanyuze hari ikintu reka wenda tugende intambwe ku ntambwe. Ni ukuvuga ngo habayeho kurwara, ararwara, hanyuma hakukiraho gupfa, hakukiraho no ngo kumwuhagira no kumushyira mu cyumba cya hehe hejuru, n'abagwaza baraza. No ukuvuga ngo hariho icyizere, hariho kwizera kugira ngo ibitangaza bikoreke, kugira ngo ibyapfuye bizuke, hagomba kubanza kwizera. Utari wagira umenyeshe ko abapfakazi babanje kugerageza gushyiraho akabo, ndetse n'abandi bose n'inshuti za Tabita. Bibiliya yagaragaje ko hari abantu bari aho ngaho, harimo n'abigishwa, abantu basenga, hari abantu basenga bari aho, babanje kugerageza. Bashobora kuba abayigishwa ariko ba Petero, kuko nibo bamenya aho Petero ari, bajya no kumuhamagara. Ariko urabizi ko ntago bapfuye guhamagara badasize agashirigishwa. Bari bagerageje, wenda bari banasenze, umva, ariko kugira ngo batekereze aho Petero ari. Bibiliya yavuze ko ababyeyi baranarize, bagira naho baterura imyenda n'amakanzu yajyaga badodera. Urumva ko barasenze, bararira, bibutsa Imana imirimo, irabacecekana. Reka mbwira abantu bose Imana yacecekana. Barasenze, bararira, bazamura amakanzu ati ngaya wibuke turakwibutsa abantu. Azuka ntago bari bahari, bari basohotse.
barasenze bazamura n'amakanzu yabo bibutsa Imana imirimo. Hari igihe tukiri aha hantu, hari igihe ubona ko ibintu byapfuye, ukabona ko byarangiye, ugasenga, ugashyiraho imbaraga. Ni byiza kwiyambaza umushumba wawe cyangwa se undi muntu w'Imana ukamutabaza. Barasenze barananirwa. Utari wagera aho ngaho, ari akantu nibutse. Buriya abantu bose twese turasenga, tukajyana n'impano zitandukanye. Hari impano Imana iha abantu, abahanuzi, abasengera, abakora ibitangaza, abavuga mu ndimi, zira zose bajya bavuga. Ni impano zo kuririmba. Ariko buriya habaho umuntu abantu bajya babyemera. Tubwira n'abantu, buriya buri muntu wese agira impano ye. Hari umuntu w'Imana mu bantu b'Imana. Bajya babimenya. Hari igihe umuntu avuga ngo ngewe nanjye nabikora. Niba umuntu akurusha impano, arayikurusha, emera ko ayikurusha, hanyuma umwitabaze. Aba bantu ni abanyabwenge. Aba bantu abigishwa ba Petero ni abadamu n'abanyabwenge. Ngo babonye byanze baravuga ati twegere inama. Hari Petero tuzi ko yajyaga asengera abantu bakazuka. Iyo mpano arayifite. Ntabwo ari abantu bose basengera abarwayi ngo bakire. Ntabwo ari abantu bose bahanurira abantu ngo bisohore. Ntabwo ari abantu bose bavuga ubutumwa buzuye Umwuka Wera. Hariho n'abanyine babyikaniramo bakabikora bakagira. Ariko buri muntu wese agira impano ye. Buri muntu wese yemere mugenzi we, hanyuma muri ubwo bumwe no gufatanya no gukundana no kwemerana, nibwo n'ibitangaza bizashoboka. N'ibyapfuye bikajya gute? Bikazuka. Hanyuma cyakurikiyeho rero, baramuhamagaye. Baragerageza babona biranze, kandi barabigishwa be. Wenda ashobora kuba yaranabatoje no gusenga, hanyuma babona biranze. Urumva kwitwa umwigishwa bisobanura gusenga. Ntabwo yabigishaga gukura ibijumba gusa, yabigishaga iby'ijambo ry'Imana. Hanyuma izo mbaraga ntiziva mu gusenga sezo, ziva mu gusenga. Nazo tuzaziganiraho umunsi. Erega umuntu Umwami Yesu atoranya yarangiza akamwiyegereza akamusukamo ibye. Gorega ngo buriya Yesu ngo ni umuzabibu, ngo twebwe turi amashami. Ni ukuvuga ngo ibirimo byose rero abidusukamo cyane, kandi akadushoboza. Amen. Hanyuma umva ikindi kintu cyabaye. Nyine baramutumije, araza aje gutabara. Tubwire n'abandi bantu bafite impano, ntabwo babanje kumuha amafaranga, ntabwo babanje kujya mu biciro. None se niza kumusengera akazuka ngo ndamuha ngahe? Nta fagitire. Petero buriya ahubwo n'ibyo yari afite byose yarabitaye, ajya gutabara. Bantu mufite impano ab'iki gihe, bantu mufite impano, Imana yahaye impano, turabizi ko muzifite. Utakanza akanyenyeri. Ibyo by'utunyenyeri biveho. Ab'iki gihe tubwizanye ukuri, kino gihe guhagurutsa umuntu unibije. Erega ubu turabakebuye babyumva. Ntabwo umuntu ugiye gutabara umuntu ibintu byapfanye, ntihabanza amafaranga. Ntabwo ari amafaranga. Nese urana mwakara yavana hehe? Nese yapfushije, imifuka yaratobotse, ibintu ngo aguha amafaranga arayavana hehe? Ubundi hari ibintu umukozi w'Imana atagomba gukora. Ubu witwa umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana ukunda Imana, icya mbere agomba kubaho yiyubaha, akubaha n'Imana imukoresha. Icya kabiri, ntagomba kubwira abantu ngo bamuhe amafaranga. Ntabwo umukozi w'Imana nyawo asaba amafaranga, ahubwo ahabwa amafaranga biturutse ku mbuto ze n'icyo yakoreye Imana, nuko abantu bamuzi. Umukozi w'Imana ntasabiriza, wararindira Imana igakoresha abahetsi aribo ba Simoni, kandi irahemba neza. N'ukuri irahemba neza. Umukozi w'Imana usaba amafaranga ntabwo ari umukozi w'Imana. Yagiye mu bintu by'Imana, agiye gucuruza impano z'Imana.
Imana yahamagariye abantu gufasha abandi kugira ngo bazure mu mpano yabahaye, bafasha bazure iby'abantu byapfuye. Reka nongera kandi ntagera ahangaha. N'umuntu nanone Imana itabara akibagirwa abantu b'Imana, uwo nawe ntajya aha agaciro Imana, kuko niba Imana igutabaye wibuka umusozi Imana yagutabariye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ahantu Imana yagutabariye wowe n'icyatumye ibintu by'Imana bikamuka, ubwiza bw'Imana bukamuka, n'umwuka w'Imana bikasanga ibintu by'Imana bibaye pirate. Abantu ntabwo bahaye agaciro ibintu by'Imana. N'abahawe impano hari abandi binjiyemo n'abazifite barazibisha, ariko ubundi usengewe n'umuntu w'Imana ukaba Imana yaguhaye umugisha, ukwiye kwibwiriza atagombeye kugira ibindi akubwira, kuko ni umuntu nawe aratekereza. Ukwiye kubaha Imana imurimo cyane, ntabwo uyubaha umureba mu maso. Oya, ushaka kuyubaha ntacyo ufite. Ese ubundi Tabita yazuwe n'amagambo cyangwa yazuwe n'ibikorwa? Yazuwe n'ibikorwa. Ntabwo ari ibintu byaririwe. Erega uretse na Tabita na Hezekiya ni imirimo. Ubwo tuba turimo kwanga kuvuga amazina y'abantu, kuko hari n'ubuhamya tuzi bw'abantu bagiye bazuka. Yes. Ariko ntabwo hano twaje kuvuga amazina y'abantu ko tutayabakiye uburenganzira. Ariko ikintu cyazuye ahantu hatinde, kuko hari abantu benshi bahakomerekeye. Ahantu hatinde h'abantu batabaza. Uyu mukozi Imana bamutabaza, ntabwo yabwiye ngo mubanze mu mafaranga mu ntegere indege. Oya, ntabwo yabwiye ngo mubanze mushyire amafaranga kuri konti. Oya, hari ibyanditsemo hano se? Oya, ntabihari. Oya, ntabyo. Umukozi w'Imana wese nubona Imana itakoresheje umuntu wagutumiye cyangwa se waguhamagaye, nyurwa n'uko ubwira Umwami Yesu ngo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Amen. Nawe kandi Imana nigutabara uzazirikane ko uyu muntu uzongera kongera kumukenera, ubundi yerekana abantu batazi. Ubu nsengeye nkasubizwa, ukansinya nkasubizwa, bitamenya ko urufunguzo rw'umugisha rwanjye Uwiteka yaruguhaye. Erega nubwo abantu babyirengagiza cyangwa ntibabyemere, ariko hari umuntu mu mpano afite, mu bubasha Imana yamuhaye, mu ijambo risohoka mu kanwa ke, ashobora gukiza, ariko yanabireba nabe yanabikora nabe akaba yanica cyane. Abo bantu rero barahari, bavuma bagira ibintu bavuma, kandi bakavuma abantu bikabafata. Abantu bavuma mwitonde, mwatura imigisha ku bantu, ibyo kuvuma mu bireke, kuko impano ziriho, abazifite barahari kandi zirakora, kandi izo mpano twaziherewe kugira ngo dufashe abantu. Ibiguzi no. Umva uyu mugabo ahageze Petero yageze baramutabaje, hanyuma arangije araza yihuse. Yakoze ibintu bibiri. Yarahageze asanga barimo bararira, asanga bari kurira, ariko barira barimo kwerekana iki? N'imyambaro n'ibiki byose, n'amakanzu y'abadodera n'amakanzu. Buriya bishoboke ko hanyuma arangije arapfukama arasenga, ariko mbere yo gupfukama ngo asenge yabanje guheza abantu barira. Ako kantu nako karakomeye mere. Icyumba cyo hejuru bari bafite n'ukwizera, baravuga ngo haracyari iki? Haracyari ibyiringiro. Ubundi icyumba cyo hejuru bagiye mu gisobanura ibintu byinshi, ariko cyane ni ukwizera. Nubwo upfuye baramuzamura, baravuga ati hari imirimo, hari icyo wakoreye Imana. Tabita nubwo upfuye turakuzi nk'umuntu w'Imana. Baramuzamura bamushyira mu cyumba cyo hejuru, habamo ibyiringiro, habamo kwizera, icyumba cyo wera, Umwuka wera. uri hasi nta no gutabara. Uko no kuzamura kwizera, kuzamura kwizera. Nose ubundi umanutse ukajya n'ikuzimu. Noneho arigere n'abantu bavuga rero, buriya ni umuntu yapfuye, umva ni umuntu yapfuye, akenshi abantu bavuga ngo yarangiye. Burya uzi courage abantu bafite yo kujya gushyingura, baza bavuga ati umva atuvira ahangaha.
hari umuntu w'Imana twe dusengana ndabizi ko ashobora kuba dukurikira Imana y'amasezerano kazabyara abana noneho igihe kirajya nyine arababyara noneho umudamu atwite Imana bati nguhaye umwana w'umukobwa nguhaye umwana ati kandi umwana mwiza bati okay arabyara abyaye ari mu bitaro umwana arapfa aramagara arambwira ati sasa werarize umwana wanjye birarangiye uri he ndi mu rugo araza tukatira ahantu muri jaride ku rusengero duhamagara Imana njye nawe icyo gihe yazanye n'umudamu we twinginga Imana reka mbabwire mbivuze kubera kuzamuka mu cyumba cyo hejuru uyu muntu yashoboraga kuvuga ngo n'ubundi byarangiye iby'Imana yavuze n'ubundi kaniyakira umwana wanjye arapfuye ariko yaraje kujya mu cyumba cyo hejuru ni ukuzirikana iby'Imana yavuze ukabaho nubwo iby'Imana yavuze atari byo ndi kubona reka njye gushaka Imana no mu mazi abiri umuntu akajya gushaka iki Imana no yaraje iyo Mana ibona kwa kwizera yaraje turasenga naho ninamusuhuje twinginga Imana umwuka w'Imana ngo nusubira kwa muganga usubiyeyo urasanga umwana ari gukina basubiyeyo basanga agahinja kari gutera amaguru kazutse uko niko kujya mu cyumba cyo hejuru hari n'undi umukozi w'Imana umwana we yarapfuye baramubwira ngo byarangiye hanyuma Imana yavuze ko azabaho rega hari n'igihe umuntu azurwa n'amasezerano afite hari igihe Satani yiba umuntu noneho amasezerano atari yasohora umuntu akajya akibutsa Imana akayibwira ati si ibyo wavuze uyu muntu wanjye ntagomba gupfa ngo yarasenze asubiye asanga ibyuma birimo birajwigira byandi birajwigira byacitse uzi ko umuntu apfuye biracicikana umva abantu bose barirukanka bavuza induru baraza aba muzima kubera iki kubera gusenga wazamuye ukwizera ntago gusenga ntibizura ibyapfuye bihagaze bizura n'ibyapfuye buheriheri ibyapfuye bigasinzira bagashingura nabyo gusenga kwizera uwo wizeye Imana bikora tugera ahantu Petero aheza abantu hanyuma arabaheza aba bantu asanga barimo bararira n'abigishwa be aba bantu harimo abo tabitagiriye neza aba bantu harimo abagaragaje amakanzu yabo urumva aba bantu arabaheza uzi ikintu cyatumye abaheza nubwo basengaga ntibari bizeye ko arakira babireba biherekeje amarira kubera ari amarira Petero yarabireba atero kandi ubundi ahantu hose ubundi umuhanga wo gusenga ugiye gusengera ikintu gikomeye kubera ko abantu batanu mwicaranye bose siko barezwa kimwe ushobora gusenga kubera abantu muri gusenga nigeze senga n'umuntu turi gusengera umusazi nawe twara abantu bageze muri batanu harya ubu umusazi we ntiyari yapfuye ahagaze buriya yari yarangiye noneho rero buriya abasazi rero baroze igihe umusazi akurondora none ntihari imyuka mibi irondora turimo dusenga umusaza bafashe umuhungu ati wowe ntiwatwirukana tugutuyemo tukurimo pasiteri wacu ahita ati inama nakugira nyenyemba muri sisiteme reba nyenyemba we kuza kuduha akazi nimba batangiye kukugaraguza agati gutyo mu mwanya ni wowe umuhungu yahise ajya gushaka ibihe urumva mu gusenya mu gihiriri abantu baragenda basohoka hasigayemo nk'abangaye nibwo umusazi yakize n'uyu rero Petero yarabirebye aravuga ati nubwo mwibukije Imana imirimo nubwo mu kirano
oya amarira yanyu ntiyazura amarira yanyu n'amatiku ntabwo biraza kuzura umuntu. aya marira nibyo hari amasengesho dusenga Imana yayumvishije, ariko hari nk'amatiku, kandi abantu benshi basenga amasengesho afite amatiku, harimo kwizera gukeya no kuganya no kwitotomba byose. Mana none ko mutwaye none ayo masengesho ugasanga umuntu ari kurira, nta nubwo ari kurizwa no gufashwa, ahubwo ari ayo masengesho uretse no kwirukana urupfu ntiyarakwirukana n'imbeba mu nzu. bibiravuga ngo isengesho ry'umuntu wizeye rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Petero rero yakoze n'iki? yavuze ati we mugiye ibi ntabwo bikora, ariko uzi ko uribuka kwa Yayiro Yesu azura umwana wa Yayiro, uzi ko nawe heje abantu barabanje abigishwa bamuga ati yapfuye byarangiye. Hanyuma arangije aravuga ati abwira Yayiro aramuga ati umva rero abangaba bihorere icecekere wowe wibumva hari ibintu kugira ngo bizuke uba wima amatwi ukima amatwi koko n'ubundi icyakwije cyangwa icyakwiciye biba byarangiye. Nyuma yo gupfa nta kindi gihari uretse kunuka. Iyo ibintu byapfuye rero kugira ngo bitakunukana nta kindi kintu biba bisigaye uretse kwikubita imbere y'Imana ukima amatwi amajwi ya Satani akubwira ngo ntibikunda ntibishoboka. Hanyuma agezeyo rero asanga yasanze barimo kurira. Hanyuma arangije bahandi barira abarabaheza kuko bari barimo none ngo yarababwiye ngo ntabwo yapfuye ngo ahubwo arasinziriye, ngo bahita inkwenene baraseka. Abo bantu baseka, mushobora kujyana ngo ubone igitangaza usenge bikundi, ugomba kubaheza. Nimwajyana ku rugamba ntibyakora, ahubwo yinjiranye nande, yinjiranye n'ababyeyi b'umwana bo bari bafite akababaro, bashaka ko azuka. Hari ibitangaza utazabona ujyanye n'abantu mudahuje kwizera, kujyana n'Imana. D'abord kujyana n'Imana, hanyuma no muri urwo rugamba ukajyana n'abantu muhuje kandi bafite imbaraga, biyemeje kurwana na Satani, biyemeje kurwana n'urupfu no kurukuraho. Mwisengesho habamo kwiyemeza. Ni ukuri. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikiye, ni iyihe mirimo ufite yakugarura? Hari ibintu byagaruye umugabo, imirimo. Uyu mudamu hari ibintu byagaruye uyu mudamu Tabita, hari imirimo. Umuntu udukurikiye ubu wowe bihaye bikubayeho, hari ikintu abantu bakwibukiraho bakavuga ati Mwami Yesu umutugaruriye. Aho nibavuga ati dukize ingumi ze, dukize n'amashari ye, twige gukura neza. Uyu mugabo yakijijwe, yagaruwe n'imirimo n'amavuta y'umuhanuzi cyane. Ariko icyambere imirimo. Igitangaza ntabwo cyavuye kuri Petero, cyavuye kuri abantu. Nubwo yabaheje, aba bantu babanze gutanga raporo ku Mana, baravuga ati duhagaritse urupfu, turaruhagaritse, turabyanze, dore n'amakanzu ngaya, iyi n'imyenda yatudoderaga, icyo dushingiraho, yaratugaburiraga, duhagaritse urupfu. Erega buriya wari wumva abacamanza arimo guca urubanza, aravuga ngo maze kumva inshingiye ntegetse ko. Erega no mu isengesho bibamo cyane gose, habanza ngo maze kumva, nitegereje, nshingiye, nsanze, ntegetse. Hanyuma Petero yarapfukamye arasenga. Asenga iki? Asenga Imana. Ahamagara Yesu. Avuga ati noneho ibiri ahangaha birakomeye, byapfuye kandi abantu bari ahangaha. Umva ndagukorera, urabizi, warampamagaye, none ibiri ahangaha niwe bishaka, niwe ugomba kubikemura. Hanyuma arangije Imana iramwumva. Bishoboke ko yavuganye n'Imana, arangije mu mbaraga, mu gusenga hajya havamo imbaraga zitegeka ibyapfuye bikabaho. Warangije arategeka, arahamagara Tabita.
haguruka. haguruka. Dukeneye rero Imbaraga. gusenga gutanga imbaraga zitegeka ibyapfuye bikagira gute, bikazuka. Amen. Amen. Bakunzi bagusengarwa mudukurikiye, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, ikiganiro kiraryoshye cyane kandi ndahamya neza ko tugeze ahantu kiryoshye. Twigiye kwinjira mu zuba, ariko tugeze ahantu kiryoshye. Tugiye gushaka ikintu cyatuma Imana ituzura. Amen. Tugeze ahantu tugomba gushaka ikintu izi nkuru twazivuze mbere. Hari abantu bariho imfubyi, sibyo? Baravutse basanga bisanga mu bupfubyi. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo rw'ababyeyi ntarwo bafite, za keya zose ntazo bafite, barirya bakimara, amahirwe ni makeya. Hari abapfakazi bari aho ngaho, barashatse bashaka nk'uko abandi bashaka, hanyuma barapfusha. Ubuzima barimo ni ubuzima butari ubuzima, ni ubuzima bw'ibibazo, ni ubuzima bwo kwigunga. Buryo umuntu yari afite umuntu babanye bafatanyije akajya kurya agapfaka, ni ikibazo. Hanyuma hakabaho izi ngo zihora zisenyuka buri munsi. Buriya nta buzima buhari. Hari abikoreye ingo ku mutwe, bazigerana ku mutwe bazikoreye, nta buzima buhari. Hari abantu bari mu bushomeri, bariho batariho, barahumekera mu kwaha nk'umuserebanya. urumva icyo umuntu ariho uhumekera mu kwaha nk'umuserebanya, ni ikibazo. Hari none amahirwe menshi yo gufata ubutunzi barabifata bikabacika. Abantu barimo baragenda ukagira ngo ni bazima, ariko ukabona umuntu arambaye, ariko mu marangamutima yarapfuye. Nta kintu na kimwe afite, akora imigisha ntayo. Abantu babwiwe amasezerano ntibarimo kuyashyikira, ibintu byarapfuye biri aho ngaho. Satani yarabiziritse, yagize gute abo bantu? Urumva wababwira iki muri kano kanya? Icyo nabwira aba bantu, icya mbere, abapfakazi ndanyabamenyeshe ko Kristo ni umugabo w'apfakazi. Azakuvura ibikomere, azama uruhande rwawe. Birashoboka ko n'abaguhanze amaso bava ngo ntacyo uzimarira, abana barakunaniye, isi irakubonye. Humura, Yesu ni umugabo w'apfakazi. Icyo nabwira abantu bafite ingo zisenyuka, ziri gusenya, birashaka ubwo rutarasenyuka, ruri mu ntambara, muri mu bibazo, shyira amavi hasi usenge. No ku bantu biyahura, ufite ibikomere yatewe n'abarozi. Abarozi bashinzwe kukwica mu bitekerezo, Satani akakwica mu iterambere, ugapfa mu mikorere, mu kazi, mu rushako, ibintu bikapfapfana. Ibyo ni ibintu umwami Yesu akuraho iyo wamwegereye. Iyo winjiye mu gusenga, Yesu Kristo yirukana imbaraga z'abademoni zikwica mu bushobozi. Kandi tugura umuntu wese dukurikiye ngo umwami Yesu agukize urwo rupfu mu izina rya Yesu. Azura ibyawe byazutse. Ariko tunasoze, kugira ngo tunasoze. Umuti rero twatanze muri iri teraniro turimo, icya mbere, umuntu wese turamwifuriza kugira umutima w'urukundo. Umuntu wapfuye urwo rupfu, impfu n'eshatu, uwapfuye urupfu rwo mu byaha, asange Yesu, yakire Yesu nk'umukiza. Uwapfuye urupfu rwo mu bushobozi, Satani akica ibyo, yegera abakozi b'Imana, ajye mu nzu y'Imana. Hari ijambo ryavuze ngo ntabaza nkwereke ibikomeye. Yesu aramutabara. Uwo uri mu bitaro akaba arembye, ameze nabi, akaba abona ko mbese hariho amasonde, bimeze nabi, bimeze nka wundi Imana yakije twasenze, ndagira ngo niyegere Imana, wanga urupfu, bwira Imana ngo Uwiteka, ushobora kungarura uyu muntu urupfu ukaruhagarika, kandi usenge wibutse imirimo y'ibyo yakoreye Imana. Hari ukuntu abantu basenga ariko ntamenya gusenga. Iyo ufite umuntu urembye umeze nabi, akaba hari yaragize imirimo myiza, usenga wibutse Imana imirimo, usenga ubwira Imana ngo mwami yararirimbaga, yafashaga abarwayi, yafashaga imfubyi, yakoze umurimo w'Imana. Umuntu wese ugihumeka, ukivugana n'Imana, umuntu wese iyo ugihumeka haba hakiriho ibyiringiro.
twinjira mu mwanya wo gusoza ndagira ngo duhamagara aba bantu bakurikira. Umuntu wa mbere ni umuntu ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza. Aho dukurikiraniye upfuka mubwira umwami Yesu nk'umwami, uyu mwanya uru rupfu ndarwanze, nkura mu byaha burundu, agakiza unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, umpindure umwana wawe. Reka tubwire uyu undi muntu udukurikiye, Satani yambuye ibye akakwica, agateza ibibazo bitandukanye mu buzima bwawe, ukaba mu buzima budafite ishusho. Hari igihe umuntu mu buzima budafite ishusho, nta hazaza, uri kubona ibintu byose byarapfuye. Turakubwiye ngo Yesu aragukunda. Satani ubwo yaguhagurukiye, hari Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Yesu arazura. Twasanze umuntu atarapfuye gaheremo, ahubwo umuntu w'Imana yarapfukamye. Petero yarapfukamye, tabitarazuka. Nawe Yesu nazure ibyawe mu izina rya Yesu. Yesu nazure ibyacu, azure ubuzima bwacu, azure amahirwe yacu, azure iterambere ryawe, azure umunezero wawe, azure imikorere yawe, azure mariage yapfuye, azure imishinga yahagaze, azure inyubako zawe, azura amashuri yawe Satani yari yarishe, azura abana bawe basubire ku murongo. Turirukana imbaraga z'abakonikoni. Yesu azura ubuzima bwawe, ahindura amateka. Nawe uri mu bitaro umeze nabi, Yesu akuzure. Yibuka imirimo yawe wakoze, yibuka ibyacumi byawe, yibuka abo wafashije, yibuka abo wasengeye, yibuka abo washyigikiye. Turatura imbaraga z'Imana mu buzima bwawe ngo Uwiteka kurwanirire. Turakwatura imbaraga z'Imana. Turasengeye umuntu wese dukurikiye wakoreye Imana. Lela sharabo enegosika. Uyu muntu wese wakoreye Imana, Uwiteka tuzamuye imirimo. Ababyeyi bazamuye amakanzu, bazamura imyenda, bazamura ibiryo bariye, baravuga ngo turanze Tabita nagaruka aragaruka. Natwe muri iki gihugu hari batabita, hari nk'abantu bagukoreye, hari abantu bamaze igihe bari mu bigeragezo, hari abantu bari kwa muganga, hari abantu bafite ibibazo, hari abantu bafite intambara, hari abantu bafite ubukene, hari abantu bagwaye bakomereye. Torasha turabasengeye, tubatoye imbaraga z'Imana zibohora. Turi muri iki kiganiro mu ijambo ry'Imana, inyungu ziba mu gusenga. Turabasengeye. Petero yarapfukamye arasenga, ibintu birazuka. Petero ntagihari ariko turahari. Uyu mwanya turavuze ngo zura ibyari byarapfuye, ibyapfuye ku babyeyi bizuke, ibyapfuye ubushobozi, iterambere, imikorere. Kandi n'uyu muntu wari umeze n'abari muri koma, turavuze ngo nazuke kubwira ijambo. Ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rikora ibikomeye. La shalabo. Turatura imbaraga z'Imana. Turasengeye umuntu ufashe umwanzuro wo gukizwa, umuha imbaraga z'umutima, ntazasubira inyuma, ntazagwe, ntazabisubire mu mwo, ahubwo uyu munsi ahinduke mushasha, abicare mu gishasha, abicare mu gisha. Abantu bose namubona ngo uriya muntu yarazutse. Tugushime kuri Imana izura, uzura aba diaspora, uzura Abanyarwanda. Umuntu wese uzumvira ijambo uzazura ibye. Buri muntu wese afite ahantu hamurya. Natwe turaha dufite ibyo wazura. Turavuze ngo Uwiteka gusenga kuzura ibyapfuye, uzura ibintu muri twebwe, uzure buri muntu wese. Urupfu rwo gupfa umuntu agapfa mu bushobozi, agapfa mu iterambere, utuzure, udukubitire Satani, unatararize imbaraga z'abakonikoni, uhindura amateka mwami. Tugushime kuri Imana ibikoze, ukabikora kwiyubahisha mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Turavuze ngo bye bye. Imana bagire neza. Bye bye. Ijambo ry'Imana akagaruka. Bye bye.